ntara y'amajyepfo abahereye mu karere ka Nyanza n'akarere ka Ruhango ndetse komeze neza cyane aho se narugiye mufite abambasaderi benshi cyane bagiye batandukanye garukane na mu ntara y'Iburasirazuba yaza kamera hani wacu mu karere ka Bugesera hano mu karere ka Ngoma hari umuntu witwa Damasen ndetse komeze neza cyane Kirehe tunyarukiye mu ntara y'Amajyaruguru karere ka Musanze Bulela kati mu mujyi wa Kigali karere ka Gasabo Nyarugenge wabo aho segiye mfite abantu benshi cyane bagiye batandukanye turi bubane mu gahunda zigiye zitandukanye yes hanyuma rero ndaje nyuma y'indamukanyo amahoro urukundo kwiteza imbere hanyuma ugakunda igihugu urukundo rujyana no kubaha Imana mw'abantu ibyo bintu nubyuzuza inkuru nziza imusozi hanyuma YouTube channel yitwa MM Now hanyuma njye nitwa MM ndaje rero nzanye gahunda ndabazi ariko nje neza ni amahoro kabisa ariko nje mfite ubutumirwa nkagira n'umutumire ibyo ni muze kubitandukanya tubwanye ndi umutumirwa ariko nkagira n'ubutumwa kandi ndabizi murantumikira nje kubatumira hari abantu mutangiye kujyana mumbwira muti amasanga yangaya se bimeze biteya ngira ngo batagiye kujyana mubibona kuri afisha kuri screen zanyu mukujyana mubibona neza cyane 5x5 bazaniye rwose inkuru rwose imeze neza ifite irungo byose irabifite hari kuri umuntu agira cyakora ndavuga abantu mujya mugategura ifunguro ugasanga hari ukuntu kabisa hari akarungo kabura mu byo wateguye ukavuga uti bimeze biteya ariko ngiye kabisa ibyo nzanye uyu munsi birungo birimo tayari ngira ngo abantu munkurikiye kuri screen zanyu muri kubireba neza cyane 5x5 genda muvuga muti bimeze biteya umunsi rwose nje mfite gahunda zitandukanye kandi zirimo yes icyambere YouTube channel yitwa MM Now uri kumva ni MM mwenyewe nje kuyimurika rero bose babireba sinabwe ngo saa 10:20 muri studio za MM ani Nyamata mu Bugesera nje kubabwira byinshi cyane bigiye bitandukanye ito yes icyambere imushinga mwese tuziranyeho tayari reka ndashimira abantu baze gukora subscribe share and comment abo ni abantu b'inkwakuzi ba mbere umushinga
benshi cyane, aba mama, aba papa, abasore, abari cyangwa se abakobwa, ingeri zose turaziranye pe. Niba muri mfite ubushake bwo kutumira buri muntu. Ubwo rero invitation ndayizanye imeze gutya. Mukanya aya masaha gukora iki kiganiro mukanya n'ingisoza buri muntu wese ndamwoherereza link cyangwa se invitation imutumira, ariko ibintu nibi bitatu mugiye kunkorera. Icya mbere ni subscribe, icya kabiri ni share, icya gatatu ni like. Hanyuma comments izo ziraza zimbwira ziti tangira gutya bigenze gutya ongera mu ibingo cyangwa inama zawe. Ya kuri screen mwayibonye ko tayari natangiye kuvuga ngo umusanzu wawe kuri MM now ni subscribe tayari. Hari abantu bamaze kuyiterekaho, abantu nka Bayijide from Karongi tayari yamaze guterekaho cyane, abantu nka Bawushavula, abantu mungurije kuri status za Facebook na WhatsApp agiye mubibona ko nagendaga ncisha utuntu nkuto tugiye tutandukanye mwamaze guterekaho. Reka mbashimire byimazeyo, ndabashimiye cyane pe, Imana ibaho umugisha cyane. Iyi channel ifite abasabu 30 aha, ariko rero tuba tukuza 60, kandi iki kiganiro ntaragikora babwira impamvu cyangwa se ngo mbabwire idonido. Abo ni abantu b'inkwakuzi cyane. Reka nshimire umuntu witwa Valence kabisa, ufana mukuru cyane wa APR, ari mu bantu bambwiye batere icyo kirori giteguye. Ngewe tayari intebe abantu bazicaramo mu bukwe namaze kuzitegura tayari. Ariko basiye muyemo no bukwe mwa kagira Imana mwe. Reka da YouTube channel yitwa Now, iyo tugiye kujya duhurira mu biganiro bigiye bitandukanye byahariwe rwose. Ariko mwajya kumbwira muti ibiganiro tugezaho cyangwa se amagambo ngene tubwira hari kuna twubaka, ese ne twajya duhura kujya twiganirira live. Impamvu rero kuri afishe kugira ngo abantu muri imbere ya screen zanyu muri kubireba handitseho isaha ya none. Ni ikiganiro kizagitambuka saa mbiri zajya mpageze, ariko mbere y'iminota 30 settings mbateguza. Yesi ni ikiganiro isaha ya none kizajya gitangira saa 2 za nimugoroba kugera saa 3 buri munsi live. Uri kumwe na MM tugenda twiganirira cyane giteye rero. Yewe nzajya ndangubwire isaha ya none uko yagenze, sibyo? Hanyuma nge nitwota amasimbi ku migabane igiye itandukanye, naho nkurebera isaha ya none uko yagenze ku bantu bagiye batandukanye. Hanyuma nawe aho uzajya uherereye hose uzajya unyandikira muri comment umbwira isaha ya none uko yagenze. Nagize umbwira uruti ntibyagenze neza basi, ariko wenda bazajya babaze kutwumva, abazajya babikurikira bavuga ati inama twakuramo ni iyi.
biri mu bintu bishobora gutuma abantu bifuza kumenya uko wabigenje ku buryo baza no kugufatiraho wenda urugero mu buryo bugiye butandukanye, cyangwa se wenda ukaba wahura n'ibibazo bishobora gutuma hari abandi bantu ukenera, ukareba se koko mpagaze hehe, se abantu bakene nababona. Ariko kandi nigeze kubabwira cyangwa se kubabwira abantu mu nkuru cyane ahantu henshi cyane hagiye hatandukanye, buri igihe utaraba intwari y'ubuzima bwawe, undi muntu kugira ngo azaze kuba intwari y'ubuzima bwawe azabanza b'intwari y'ubuzima bwe nawe. Muri cya gihe ushobora kugira ibibazo ugakenera ko umuntu yagufasha, ugasanga nawe afite ibibazo bye. Niyo mpamvu rero njye nta bibazo ndimo, nta bidasanzwe ariko ndaje ngo ndebe se koko igihe wenda ntari mu bibazo hari abantu dushaka kuba turi kumwe. Icya mbere ukiri bunyereke ko turi kumwe ni ugukanda subscribe, ugasharinga, ugakanda like, mwakagira ubwo ntari bubonere muri ibi byiza se cyangwa muri iki gikorwa, ubwo nzamubona cyangwa nzabanze b'intwari y'ubuzima bwanjye nanjye. Hari igikorwa gisaba kuba intwari y'ubuzima bwawe, ariko hari n'ikindi gisaba kuba ufite abantu ku ruhande, kugira ngo YouTube channel igere ahantu kure cyane birasaba ko dufatanya. Ni ugukanda subscribe, comment, share, hanyuma tukagera kure cyane. Niba rero isaha ya none iyo izajye ba buri munsi guhera saa 2 kugeza saa 3 cyagihe mwa muri kuva mu kazi mugenda mwibaza mutima bize bite uvuga mutama makuru ari kuvuga nayahe cyangwa se yatugira umumaro nayahe. Tansi iki kiganiro ntabwo nzanya soma makuru namagambo tuzaza twiganirira. Hareba isaha ya none yabaye ku muntu wo muri Bulgaria, isaha ya none yabaye ku muntu wo muri Amerika, isaha ya none yabaye ku muntu uri muri Ukraine, cyangwa se ikintu kidasanzwe. Nze tukiganiro hanyuma dukuremo inama zigiye zitandukanye zadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Hanyuma nawe wandike muri comment tubwire uti isaha ya none yangenekeye gutya mu bintu bidasanzwe, nagiye mu kazi ariko hari ibyo nahuye nabyo bidasanzwe, kugira ngo buri muntu wese hari abantu bagira stress cyane mu kazi cyangwa se mu buzima bwa buri munsi akazi bakora, hanyuma uko bagenda bagira stress bigatuma batangira kwiheba cyane. Isaha ya none kizajya dufasha no kumenya ngo igihe mbonye wenda hari ibintu bitagenze neza mu buzima bwanjye, cyangwa se hari abantu batajya baba honest cyangwa se bataba open yo kuba baganiriza abantu ibibazo bagiye babona byo mu buzima bwa buri munsi, cyangwa se bahuriye nabyo mu buzima bikaba byagenda bikaguma muri bo, bikaba bya affecta imitekerereze yabo cyangwa se amarangamutima yabo. Nk'ubu by'umwihariko mu isaha ya none bafitiye ejo live, ejo bakuzababwira byishanye bigiye bitandukanye, ukuntu ushobora kubona umuntu avuga nabi kandi ataratu bavuga nabi, hari ikintu byaturutseho. Izo zose ari content mbafitiye, yene nije kubateguza abantu bagira ngo bibaza ngo umukwe n'uwuye mugeni n'uwuye yene nije kubateguza ngo umuntu urubone link cyangwa se aka invitation kwirirwa yibaza byinshi cyane, urayifungura ugenda ugereyo neza, hanyuma wumve byinshi cyane byatumye ngoherereza aka invitation. Ubwo ni ku bantu mu kanya tugiye kubana mu buryo bwa share na subscribe na comment na like. Hanyuma rero nashimiye abantu benshi cyane bagiye batandukanye banyejeje igitekerezo bambwira bati turashaka gukora ibintu tuzajya duhureho twese rusange. Hari ababyeyi benshi cyane bagiye batandukanye bagiye bangira inama. Gashimira umuntu witwa Valence, gashimira umuntu witwa Papa Erickson, umuntu witwa Rocky cyangwa se Bonaventure, gasuhuza umuntu witwa Jerome Boateng, nawe yarambwiye ati ndagushaka cyane rwose vuba cyane. Gashimira umuntu witwa uko nzagenda naguka muri bino biganiro ye kujya mbagezaho buri munsi, ndagenda mbabwira byinshi cyane bigiye bitandukanye kugira iki gitekerezo gishyirwe mu bikorwa n'abantu bagitangije mu bitekerezo. Zabashimira mu buryo bwihari, tubara kuzuza abasabu 500, zababwira iki gitekerezo cyaturutse kera cyane, ariko cyo kimbabaje nuko gitangiye umuntu wambwiye icyo kintu atagihari, ariko nanjye byibutse ndagerageza gukora cyane kugira ngo mwereke ko basi naho hari basi nakundi. Ariko nyine cyari kinzanye hangaha twari kubamenyesha impamvu umuntu urubone link cyangwa se urubone aka link kamugezeho neza cyane mu buryo bwa share bugiye butandukanye, turi go yibaza byinshi cyane, ugafungure uragasangayo ubutumwa bwose urabusanga ibyo cyo nashaka kukubwira. Ariko ntibagirwa subscribe inshuti yanjye cyangwa se comment nazo dushobora kumbwira ibintu tubikore gutya. Hanyuma nitugeramo hagati tumaze kuzuza abasapu 500 tuzatora, nzabaha urubuga dutore mu mbwira ibiganiro mushaka nzajya mbagezaho cyangwa se content runaka ngiye bisange ndazifite byo kuvuga ndabifite mwa bantu
ibyo kuvuga ndabifite eba nimwitegereza mukantega amatwi mukanyitegereza nabyo nzabibabwira ariko mushaka kuzajya mugira uruhare mushaka ko YouTube channel ibiyange nanjye kabiyange tujya tugana byishano bigiye bitandukanye abantu banyanga mubwira muti turagukeneye cyane mu bitekerezo byawe urubuga narufunguye cyangwa abantu muhurikiye kuri screen zanyu muri kubireba neza cyane ahantu ushobora gucisha ubutumwa ukambwira icyo nakongera cyangwa icyo nazamura ibisanya none saa 2 zuzuye nzajya mba nageze hano natangiye saa 3 dusoze se cyangwa tujye tongeraho isaha muzambwira uko mubyumva yes bwira abantu mumenyereye mu bikorwa bigiye bitandukanye hano mumenyereye ku izina rya Samu ugaraba tujya duhura hano Erika Pale ariko nabyo bitwaye uyu munsi naje nitwa nari Sauli ndi Paulo nitwa ubwo ni Imana nyine yampamagariye ngo izadushakira hose tuzajyayo ubwo abantu bari mumenyereye ku izina rya Samu no bundi Imana yagite kimpamagarira ahandi hantu je nitwa naho mumfatire cyane ese Sauli ntitwaga Sauli ariko je ntabwo nari Sauli nta muntu narenganyaga mwabantu kusenje nitwa hanyuma YouTube channel yitwa now tuje mutiye tugana byishano bigiye bitandukanye ku buzima bwacu yewe rero ikote tujya kwitekereza yashatse kujya mfata ubuzima tubayemo tukabuhuza n'ahazaza ni mu byarangiye ngira ngo murabira kuri screen zanyu dufata ibintu byanditswe n'abahanga bagiye batandukanye tubihuza n'ubuzima tubayemo hanyuma tugere dukuramo inama zigiye zitandukanye ngira ngo n'abasomyi ba Bibiliya murabizi tuzajya tugerayo cyane turebe se Bibiliya iravuga iki ku buzima umuntu abayemo muri ubu buzima ese yakora iki yabigenza ate abantu musoma ibintu ariko sometimes ntimumenye ko ibintu abasohoreho cyangwa se muri mu buzima bwabyo ibyo tuzajya tubihuza cyane muri iki kiganiro ubwo abantu mwari mumenyere kuri Voice of Nyamata cyangwa se Radio Ijwi rya Nyamata mu kiganiro The Gospel Time n'ubundi ntaho ngiye n'ubundi ndacyahari aho icyo kiganiro muzajya mugikurikirana live kuri TikTok nabwo nzajya mbahereza link abantu mushaka kuzajya musaba indirimbo zigiye zitandukanye naho nzajya nyibaha rwose ntacyo bitwaye nabwo duhurire live kuri TikTok tugende tubana mu buzima busanzwe bwa buri munsi munumva ko konje chipaka ariko icyambere ngiye ngo mugiye kumfasha mugiye ukanda subscribe comment share na like uko sharing ariko YouTube igera kure cyane uko yicara igera kure cyane hanyuma dutangire duhereza abantu ibikwiranye n'ibyo bashaka kumva
nibwo nerekaze magene nukonje YouTube channel nyimuritse saa 10 zuzuye zo ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2025. Ndashaka ko ukunda ukwezi nk'uko nzagaruka nabwo mvuga ikindi kintu kidasanzwe. Iki kintu kidasanzwe kizava muri mwebwe mu nshyigikiye abantu mwifuza ko bikora ariko nkaba nabikoze ziye ko mutagiye kuba nk'ababana. Namuntu gushaka kigendera ariko ndabizi mwebwe muri intore cyane, muri intore z'Imana kandi no mu buzima bwanyu muri intore, muri intwari z'ubuzima bwanyu. Impamvu tugiye kureba ngo maze kuba intwari y'ubuzima bwawe ushobora no kuba intwari y'unimona. Impamvu mbakeneye ariko njye bakeneye mu nkanda subscribe mwabana. Umusanzu wanyu nkuko mubibera kuri screen zanyu nukunkoreraho byonyine hanyuma mugasharing. Nabwiye ngo kakakariki nakanyu akakariki mukajyana ahantu h'ishana hagiye hatandukanye kugira ngo ibiganiro bye kujya mbagezaho buri munsi bijye bibageraho neza cyane 5 kuri 5. Ubwo abantu mwese mwagize uruhare kugira ngo iyi YouTube channel ibeho, haba mu bitekerezo haba mu bikorwa. Ndabashimiye cyane byimazeyo. Reka shimira umuntu witwa Pianiste Pasi ari n'umufatanya bikorwa w'iki kiganiro cyane. Ndabivuze ndabidekaraye ndababwira ibikorwa akora muri Nyamata Cimaka cyane kugira ngo mube mundeba gutya live, abazajya munkurikirana live ibintu bisetinze neza. Byose byagizwe mu ruhare n'umupianiste Pasi. Ubisi bengeye kujya mbabwira ibikorwa akora muri uyu mujyi wa Nyamata kugira ngo mujye mwiyambaza neza cyane 5 kuri 5. Hanyuma amashusho ameze neza cyane muri kundebera kuri screen zanyu. Nzajya mbana na Miracle Design uturuka ku Ruhuha yitwa Emi. Nawe nzajya mbana nawe buri munsi, nzajya bagezaho ibikorwa bakorera byiza cyane. Amashusho ameze neza cyane, amafoto ahanaguye. Ubukwe bwo rwose sinababwira, arabutaha kugira ngo nubwe ariko umuntu ataho ubukwe ukabona uburyo yambaye ukavuga ati mukagira Imana mwe umukwe nuwuhe umugeni nuwuhe. Ariko burya icyo ni kikwereka umuntu uba wizihiwe, akwereka ko ibintu ajemo abifitemo gahunda, afite umurava, agufitiye urukundo. Anytime icyo wamwitabazo cyose yakugeraho neza cyane. Ubwo rero bigera kuri Miracle Design. Miracle Design ni kampani imeze neza cyane hari muri Ruhuha. Ngira gihanagura amafoto agiye atandukanye, ushobora kuzika covering ubukwe bwawe uburyo bwa video. Ubwo rero tuzajya tubona muri kino kiganiro. Hanyuma undi muntu mu buryo bw'ibitekerezo ntajya kugenda avuga abantu bafatanya ko tuzagenda tubana muri ubuzima busanzwe ariko tukanabana hano kuri YouTube channel now. Witwa Claude rwose. Claude nawe arahabaye hari ibikorwa bye tuzajya tubana hano mu buzima bwa buri munsi. Hanyuma rero uhedinze ibintu byose yitwa Soul Music Elize ndamushimiye cyane mbere yuko rwose ntangira gukora iyi video. Ndayikuze kugira ngo ngende shimira abantu benshi cyane bagiye batandukanye bagize ngo ahari ndi wa muntu babwirira hoya da. Niba muri kugenda bashimiye kuri mikoro rwose. Iyi niyo video ya mbere igiye kugaragara kuri YouTube channel yanjye yitwa now. Abo bantu nagomba kubavuga kugira ngo na achieve cyangwa success nzageraho mu biganiro biri imbere cyangwa se mu gihe kiri imbere. Iyi video nzajya nyisubiramo mvuge nti basa
M Now ni YouTube channel tujye kujya duhuririza ibitekerezo bigiye bitandukanye ariko byubaka bigize icyo bisobanura muri society ubwo n'umuntu wese azajya yumva ibiganiro byacu cyangwa azajya areba ibiganiro byacu akagiye ikintu akuramo ya sharing abandi bantu mu buzima busanzwe abo twari dusanze tubana mwege mwe murabizi mpamvu mwangejeje n'iki gitekerezo nkaba nagishyize mu bikorwa numva ko ndanye rwose ndatekereza cyane hanyuma nkasohoza cyane ngaho ni mubinyereke rero namwe murabinyereka mukana subscribe share na comment unyereke koko ibyo bintu mwambwiraga byari ukuri cyane hanyuma rero ubwo rero nkuko muri kureba kuri screen zanyu ikiganiro isaya none cyo kizajya gitangira saa 2 z'umugoroba kigeze saa 3 buri munsi rwose zajya bari kumwe namwe niho tugenda twumvira inama zigiye zitandukanye bitabo abahanga bagiye bandika ngira nkuko nabibabwiye ngira ngo nababwiye ko ejo bwo nzababyezaho uburyo umuntu ashobora kuvuga nabi biturutse ku kuba adasinzira neza ibyo nabyo ni mu bintu bizajya bica mu kiganiro isaha ya none kugira ngo buri wese agende yisangamo neza cyane ariko mu isaha ya none muzajya mugiramo uruhare cyane niho muzajya mufite umwanya munini cyane ushobora kumbwira uti isaha ya none uyu munsi hari ukuntu ibintu byangize nagiye gucuruza ndahomba mu abantu nagiye mu kazi nk'abandi yeziye muri ikintu kidasanzwe mu nzira yakunda kubibabwira muri iyi si tuyibamo ariko ibi bibamo byo biratandukanye iyi si irahinduka irikaraga icya mbere twebwe tugomba kwiga gukora balance tugafata ubuzima bwacu tukabalansinga n'iyi si naho iyi si izagufatika gushyira hejuru cyane cyangwa se ubuzima bukorerwa gushyira hasi cyane kubikontorora bizakunanira wa muntu ariko abantu muzi ko balansinga ubuzima bwo muri iyi si mukabubamo neza cyane 5 kuri 5 reka mbabwire ngo ibihe byiza cyane icyo bita kuba intwari y'ubuzima bwawe hanyuma ukagira urukundo amahoro ukiteza imbere ugakunda igihugu ibyo ni ibintu umuntu ushobora gutuma usiga inkuru nziza imusozi mw'abantu ubwo rero niyo mpamvu narinje rwose nkoze iyi video kugira ngo mbabwire byinshi cyane bigiye bitandukanye kugira ngo umuntu uraza kubona iyi invitation cyangwa se invitation yanjye iyo link tuze kwibaza byinshi cyane uyifungura ugereyo hanyuma ibindi bisobanuro byose urabihasanga neza cyane kuko ndabitambukije 5 kuri 5 hanyuma niyo video ya mbere igiye kugaragara kuri YouTube channel M Now ukomeze kugenda mushyira ibitekerezo bigiye bitandukanye ndaza kugenda bisoma ndebe icyo nakongeramo ariko ejo saa 2 tayari ndabandi kumwe namwe mu kiganiro isaha ya none live tuganira cyane abantu ahantu hose muzajya mubamo ari abantu mu nkuru cyane mu karere ka Ruhango ndabafite cyane mu karere ka Nyamasheke ndabafite cyane reka suze umuntu witwa DJ mu karere ka Nyamasheke cyane witwa Mwiricyazo hanyuma abantu muri mu Bugesera mwege ho urusha abana cyane tujya tuba turi kumwe mu masaha nk'ayo mu biganiro nk'ibi reka suze umuntu witwa Emmanuel usengera ku itorero rya Maranyundo y'Abadventiste abambwira ati bagukurikiranye cyane ariko seka nkubaza ukagira Imana we ko tuba twumva ati buri munsi cyo mvuga aracyumva neza cyane hanyuma rero nabo mukurikirana kuri status ya WhatsApp mukanya ngiye guterekaho na wundi rongera mbabone neza cyane mugende mukande subscribe byibuze iki cyumweru kirangiye byuze tugeze kuri sub byibuze nka 500 sugira ngo se achieve bana mwamunyeretse ko muhari cyane buri wese ubona ka link rwose ntabaza ya mbere no gukanda subscribe hanyuma akazogera ko nibisanzwe kuko igihe nzajya njya live warakanze akazogera akazajya kakubwira ngo M Now arahageze cyane M bitajya kuri microphone bite ngovuga neza cyane ejo nzagaruka mentioning abantu mwakanze subscribe kuri iyi video abantu muri ubona iyi video mugakanda subscribe ndetse ba mentioning ejo muri live mu kiganiro live ubwo rero umuntu witwa rwose Jide yanise ko neza cyane kazi nizire ko gatangiye cyane hanyuma rero aya masaha nibwo rero nzajya bari kwitegura cyane kugira ngo nze mbane namwe muri icyo kiganiro abantu muzajya bamuri kuva mu kazi abandi mwicaye mu modoka mugenda mu mara kumuvuga muti
bihuriye nabizara umuntu rubibona akavuga ati se umuntu wokagira imana mwe ninde wokagira imana mwe nitwa MM hanyuma YouTube channel yitwa MM Now ngiye kujya tubana mu biganiro bigiye bitandukanye buri munsi impamvu nari nkoze iyi video kwari kugira ngo mbere zikaza abantu benshi bajya batandukanye hari abamaze gukana subscribe n'ababonye cyane muri abantu cyane bagatangaza cyane mu buzima bw'abantu ariko tugomba kuba mu buzima abantu bakishimira n'ubuzima babayemo muri iyi si cyane apana kubona umuntu ahura n'ibibazo byo ntabwo byabura na reba bwiye Yesu yaravuze ngo sinaje gushyiraho amahoro ngo sinazanye amahoro muraje gutandukanya iki agiye guhuza abantu ntabwo nje kubatandukanya nje kubahuza dukoresheje MM Now ibiganiro bigiye bitandukanye tuzagenda tumviramo hano bifite aho bihuriye n'ubuzima tubayemo cyangwa se na reality y'ubuzima tubayemo ya buri munsi reka suza ababyeyi mwese muzajya mukurikirana iyi channel mukagira ikintu mukuramo mugasharinga ababyeyi cyangwa se n'abana nabyo ni umusanzu cyane ariko iyo ukora ibintu byiza muri iyi si byanze bikunze n'abakureba bakwigiraho bakavuga bati uriya muntu ni intwari cyane cyangwa nari babwiye ngo umunzani w'isi numwe uriya umunzani w'urupfu n'ibyo byagenda bite uragupima ntujye urangira nta nubwo wiba uwo mwese ushobora ku program ukagira ibyo ukora ariko urupfu y'iki gihe kigeze uragenda ariko iyo wagize urukundo ukagira amahoro hanyuma ukiteza imbere ugakunda igihugu niyo ugiye usiga inkuru nziza imusozi abavuga baravuga bakagira uko bavuga ariko iyo ugiye warabereye ikibazo rubanda harimo n'abavuga bati yarera dutindiye mwabana sije ko nta muntu ukwiye kuvuga gutyo anyway ubwo rero tuzajya tubana muri byinshi bigiye bitandukanye uko akazogera icyo kavuze igihe cyose nzajya njya online nkajya live ikiganiro kikajyaho uzajya uhita ukibona mu bambere bana kumva abantu bari kukivumba abantu bajya kuvumba ikiganiro hano kirakikugeraho neza cyane ubwo rero reka mbashimire cyane uyu ni umwanya narifashaho kugira ngo nkore iyi video nyibagezeho neza cyane kugira ngo mumenye impamvu abantu muri busuri iyi video mukayisoza rwose n'ubugende musanga mu byinshi cyane nagiye mvugiramo bifite umumaro no kugira ngo twese duhuze neza cyane 5 kuri 5 ubwo reka nshimire abantu mwese muri burebe iyi video mukayisoza mukayigeza ku mwisho ahangaha nyigejeje nanjye
rero tugiye muri cya gikorwa twese kiduteranyirije hano cyangwa se cyanteranyirije hano muri iyi video cyo kugira ngo dushare ngo dukande na subscribe na comment na like ubikora neza cyane ndaza kwibona neza cyane muri movement zigiye zitandukanye hanyuma ejo saa 2 nzaza nshimira abantu mwabikoze neza cyane 5 kuri 5 abantu mwabyubahirije ejo nzagaruka mbashimira rwose abantu nk'abavanitse nizere ko neza cyane tayari none tugiye kubana 5 kuri 5 ubwo rero nawo YouTube channel igiye kubaho rwose kugeza igihe Imana izadutiriza ubuzima ikavuga iti ndabubamba nta gahunda afite guceceka nta gahunda afite guhagarika ibikorwa bitangiye guhera uyu munsi navuga ko YouTube channel nyifunguye ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka ni 2025 saa 10 nibwo narigeze kuri microphone